sinigeze mbona uwagutoniye ashabura cyangwa se ngo atere urwamo rwamaganya. Oh Joshua, tu me laisses jamais pécher un fois pendant les tragédies, tu es toujours là. Ni indirimbo hari ahantu nkunda cyane havuga ngo ntiwita ku mateka y'ibisekuruza. Hari igihe akenshi mu buzima umuntu aba abayemo wenda uvuga ngo njyewe se nanjye uturuka ahangaha nanjye Imana yanyibuka cyangwa yangirira neza, ariko Imana igirira umuntu neza idafite ikintu na kimwe ishingiyeho cyangwa ngo ivuye ngo wenda ngo uyakomoka hano ngo uyu papa we ni jenerali cyangwa ninde. Imana ikamugira neza itagize ikintu na kimwe ishingiyeho. Urwego nuririyeho uri negamiyeho ukora imitego y'umwanzi. Hari ijambo ry'Imana nasomye muri Timoteyo, sinibuka niba ari uwa mbere cyangwa uwa kabiri, gusa aravuga ngo nyamara urufatiro rw'Imana ruracyariho rwanditsweho ijambo ngo Uwiteka azabe. Hari igihe nyine uba ubona ibintu byarangiye cyangwa ukaba ubona nyine utagifite icyizere cy'ubuzima, ariko Imana uko byagenda kose itavuze oya nta muntu wavuga oya, itavuze yego nanone ntawavuga yego. Rero nta mpamvu yo gukangwa n'ibintu tubona ngo ubuzima byagenze gutya na gutya. Imana nige na byose. Nubwo bingoye urufatiro ruracyariho rwanditsweho Uwiteka azabantu be. Rwanditsweho Uwiteka azabantu be. Nigeze kugira ikibazo cy'inkomereye cyane, nigeze kurwaraho mbona ko nta nzira hamwe abantu wenda uba wumva avuga ati nta yandi maherezo, nyine ubwo ni ukugenda ni ugupfa, ariko Imana ndayibona yitamurura, mbona Imana inkiza abaganga byanze ahantu hose byanze. Wenda aba bamwe bavuga ngo wenda mfite imiryango ikomeye, mfite inshuti wenda muri Amerika cyangwa he na he, ningira ikibazo nzabitabaza abantabare, ariko ibyo byose byari byarangiye mbona ubuzima bwanze. Imana aho ngaho rero niho yigaragarije. Ngiye nshaka muririmba mugera kuri bridge ya ndirimbo muririmba mu Gifaransa, hari ahantu niho nshaka mu ndirimbo. Sinigeze mbona uwagutoniye ashabura cyangwa se ngo atere urwamo rwamaganya. Oh Joshua, tu me laisses jamais pécher un fois pendant les tragédies, tu es toujours là. Kuhamya nyine mfite ikintu kinyemeza ko Imana igira neza. Njyewe uko mbona ukuntu ari umwe nyine kuva nkivuka, naravutse abandi bana baravuka bagakura bageza nk'amezi angahe bagatangira kwiga kugenda bakagenda, gusa njye nayo nzigiza imyaka Nongeye kubasuhuza mwese mukurikiye Legacy TV. Nababwiye ko uyu mwaka ari umwaka w'impinduka kandi umwaka w'ibikorwa byiza. Uyu munsi nk'uko mumbona rero nakoze ibirometero birenga 150.
150 kuva i Kigali kugera i Rubavu. Nabikoreshejwe n'iki? Nabonye indirimbo y'abana babiri b'abakobwa, nifuza kumenya aho batuye, nifuza kumenya uburyo bayikoze naho bakuye ubushobozi bwo kuyikora. Umwe yitwa Alicia, undi yitwa Germaine, ni abakobwa batoya bakiri abanyeshuri ariko bakoze indirimbo irimo amagambo adasanzwe. Benshi bibaza ku bushobozi kugira ngo umuntu akore indirimbo ariko usanga ari ibintu bitoroshye, ariko abana b'abakobwa bitewe n'ahantu batuye, aha mutubona turi nyuma yacu hari imisozi, turi Rubavu, twavuye i Kigali. Ayo magambo rero ni atatu. Rimwe riravuga ngo uru rwego ntuririyeho, irindi rikavuga ngo uri inkingi negamiyeho, irindi rikavuga ngo undokora imitego y'umwanzi. Ibyo bintu nta muntu utakishimira kubyumva, ahubwo n'impamvu bahisemo gukora gospel, hari injyana nyinshi zitandukanye. Ese babikura kuki? Ese gahunda bafite ni iyihe? Nabasuye rero ahangaha nari mbasanze ku muhanda baje kumfata, ndagira ngo mbasuhuze, mbabwiye ko ari ahangaha dukorera ikiganiro, ubundi tugashaka n'umuntu wadufasha wenda mu bijyanye no gucuranga, nkumva imiririmbire yabo. Ese muzabakunda, muzabashyigikira? Ese barabizi? Niba babizi mushyire imitima muri komenti. Ndagira ngo duhere kuri uyu uri kuri ruhande atangira twibwira, tumenye ngo Alicia ninde, tumenye ngo Germaine ninde, kuko ubonye bose barebye barangana. Nimuze gushidikanya, ngira ngo nimuza kureba ikiganiro ngiye kugirana nabo biragutera byinshi byo kwibaza. Gusa icyo nagusaba ni ukubakunda no kubashyigikira kugira ngo ukunde inganzi barimo. Murakoze. Amazina nitwa Alicia Ufitimana. Ikindi ndi umunyeshuri, niga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, niga medicine and surgery cyangwa se ubuganga. Ni nanjye mukuru. Murakoze. Murakoze. Nanjye amazina ni Ufitimana Germaine, nk'uko mwabivuze ni njyewe muto kuri uyu nguyu. Ikindi ndi umunyeshuri, nanjye nibwo ngiye mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye, niga indimi n'ubuvanganzo hariya kuri groupe scolaire Notre Dame d'Afrique Nyundo. Germaine rero ngiye nza kubareba nabaye inspired nakuze indirimbo yanyu, ariko nibaza uriya buhanga mufite bwo kuririmba, mwabitangiye ryari, byaje gute? Ese ninde ubigisha vocal, gukora kugendera mu manota, amagame, lyrics ninde uzibandikira? Mumbwire. Murakoze. Ubundi actually ubundi inspiration ya mbere twayikuye kuri papa, kuko papa niwe waduhaye courage, aduteramo imbaraga zo gukunda muzike. N'ubundi twadusanzwe dukunda muzike, none haradushyigikira, tugira ababyeyi batatu naneze batatugora, baradushyigikira, natwe twisangamo impano twahawe na Rurema, turabikunda, tubigeraho nyine ibingibi tumaze kugeraho. Alicia, mwambwiye ko mu rugo ari hano hafi, amasaha yanjye sinifuje ko tujya mu rugo, njye mbabwiye ko ikiganiro tuhita tugitangirira hamuje kunyekera ngo munjyane mu rugo tuganire kuri tara yanyu no kuba mwahisemo gukorera umurimo w'Imana. N'aha ngaha turahagabo turi bayita gute? Mu rugerero. Ni Rubavu mu rugerero. Ni Rubavu yego. Hanyuma abantu bakunze iriya ndirimbo yanyu bari kwikunda uyu munsi, ndagira ngo numve ko nahuye na Alicia wanyawe na Germaine wanyawe. Hari indirimbo mwakoze yitwa Rugaba, niyo ndirimbo yatumye nza hano uyu munsi. Gusa nabonye hari n'izindi mwagiye mukora, ndagira ngo mubanze mutunyurezeho gato twumve ko ari mwe. Rugaba. Ikibazo. Uru rwego ntuririyeho, uri inkingi negamiyeho, ndokora imitego y'umwanzi. Uru rwego ntuririyeho, uri inkingi negamiyeho, ndokora imitego y'umwanzi. Rurema rugira Rugaba, yawe ni wowe mugenga w'ibihe. Jehova niwita ku mateka y'ibise kuruza, put you higher. Urumva ari mwebwe ntibeshye, abantu nagezeho ni abanyabo, ni Germaine ndetse na Alicia. Indirimbo mwayise Rugaba, igitekerezo inganzo yavuye he? Kuki mwayise Rugaba? Ni iki kiri inyuma y'iyo ndirimbo? Mwayanditse biturutse kuki? Ubundi njye ndavuga igitekerezo cyanjye na mugenzi wanjye yavuga iki. Igitekerezo twaricaye tubiganiraho, nyuma y'indirimbo
twari tumaze gukora yitwa Urufatiro nayo iri kuri YouTube channel yacu, ni papa wari wayitwandikiye. Noneho tureba papa nyine yari afite imirimo myinshi cyane, afite ibintu byinshi cyane arimo ari gukora, inshingano nyinshi. Turavuga ngo reka tumuruhure tugerageze wenda dushobora kubigwaho. Turicara turatekereza twifashishije na Bibiliya, noneho nyine n'ubumenyi dukura mu mashuri n'ubwo Imana yaduhaye. Turicara tubona ibibazo biri hanze, tubona nyine dufite guha abanyarwanda ikintu kibahumuriza, ikintu kibumvisha ko Imana ari Imana itabara, idagendeye ku hahiseho umuntu cyangwa imiryango akomokamo. Iyo ni inspiration. Murakoze. Njye iriya ndirimbo buriya ifite ubutumwa bugari umuntu atabasha kumva neza atayumvishe nyine atayihaye umwanya. Ni indirimbo, hari ahantu nkunda cyane havuga ngo ntiwita ku mateka y'ibisekuruza. Hari igihe akenshi mu buzima umuntu aba abayemo wenda uvuga ngo njyewe se nanjye uturuka ahangaha, nanjye Imana yanyibuka cyangwa yangirira neza, ariko Imana igirira umuntu neza idafite ikintu na kimwe shingiyeho, cyangwa ngo ivuye ngo wenda ngo uyakomoka hano, ngo uyu papa we ni jenerali cyangwa ninde. Imana ikamugira neza itagize ikintu na kimwe ishingiyeho. Murakoze. Alisa na Germaine, njya kuza hano ari amagambo mwaririmbye njye yaranyubatse, bituma mbashakisha biranamvuna, ariko kubera Imana n'umugambi wayo birangira mbageze. Kubera iyo mpamvu byinshi akakumenya inganzi barimo. Mfite surprise nshaka kubereka, ndi kuza ahantu nanyuze mabona umuntu arimo aracuranga, ndavuga ni uyu muntu ndamuzanira abaririmbyi numve ko yabucurangira. Ndagira ngo tujyane noneho tugereyo tubaze niba yaducurangira, mumubwire indirimbo mushaka abacurangira zijyanye no kuramya no guhimbaza. Ubundi kuki mwahisemo gukora kuririmbira Imana? Kubera iki? Turabikunda. Kuki mutahisemo kuririmba Sekira? Impamvu navuga ngo main cause twavukiye mu muryango usenga. Urumva kenshi usanga abana aho bavukiye uwo muco babasanganya rero bakuriramo, uretse ko natwe tunabikunda. Wenda uretse kuvuga ngo ababyeyi iki n'iki, natwe turabikunda. Germaine, ni irihe jambo ugendera muri Bibiliya rigufasha? Okay, murakoze. Ijambo ngiye muri Bibiliya rimfasha cyane nkumva riranyubatse, ni ijambo ryanditse muri Yohana ibice 9:5 rivuga ngo nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Nyine riramfasha cyane nkumva ko icyo mfite nkwiye kukimurika nkacyereka abagikeneye. Murakoze. Nanjye ijambo ry'Imana rimfasha riri mu Efeso ibice 2, ibice 12 havuga ngo kuko turi abo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana yaturemeye gukora imirimo myiza, ntiyandemeye navuga ngo guca abandi intege cyangwa kuba kudistributing ibindi bitari byiza, ariko Imana yaturemeye gukora imirimo myiza. Ibyo niryo jambo rero mukora amagambo meza mu kugafasha abantu. Ndagira ngo dutere intambwe tugende mbere ku muntu hariya, ubundi turebe ko ibyo nababwiye ari bubasha kubikora. Kuko ko muri abahanzi uvuka ari izanyu, mushobora no kuririmba nayo. Rero nasanze uyu musore ari gucuranga hano, ndababwira ndi buze kuza muzanira abahanzi nje gusura abatuye muri kano gace Rubavu, numve ko yabacurangira. Usanzwe gucuranga Sekira, asanzwe ari gucuranga Sekira ariko bwe muri rwose. Ndagira ngo noneho muririmbe yandi mama mundirimbiye yitwa Rugabaho gatoya, numve ko mwabasha kujyana nawe, numve ko zanyu, numve ko impano yanyu ifite uyu munsi aho izagera kubera Imana. Musaza bakwita nde, watangiye wibwira abadukurikiye? Murakoze. Ndiye nitwa Josué no kwizerwa, ariko ndi kubona unzaniye abakobwa kabisa, ndabona unzaniye abakobwa beza. Unzaniye abakobwa beza
Ubusanzwe se nabaririmbye? Ubusanzwe n'abaririmbyi bafite indirimbo iri kubica bigacika hano hanze. Njye navuye i Kigali nje kubasura kubera indirimbo yabo nabonye yitwa Rugaba. Wenda uraza gucuranga n'izindi wenda bari bukubwire wumve ko wabasha kuzibacurangira, ariko njye nababonyemo Imana idasanzwe. Wenda nawe ugiye kubacurangira umucuranzi uraza kumbwira. Uyu wa ruguru bamwita Germaine. Umunyeshuri buriya bakamwita Alicia baravukana. Bajya no gusa? Yego. Rero gusa kabisa. Rero baririmbe baze wumve ko baririmba indirimbo baririmbye umbwire ko wayibacurangira. Ubusanzwe ntabwo menyereye gospel, ariko ntacyo bagiye kuririmba twumve ko biri buze kujyamo, kandi mwatangira nta kibazo nkumva. Ko tugusanzwe ucurangira kuri kano kagezi no kubera iki? Mba nicaye hano kuri aka kagezi, nicaye nkunda gucuranga sekira, kandi urabizi ko abantu benshi kuri isi bakunda sekira. Hari igihe nkunda kuza kwicara hano kugira ngo ncurange ndebe ko byibura ndi buhakure rimwe rimwe icyo kurya cyangwa nshimisha abantu bakuru, ibintu nk'ibyo. Ntuye hano hafi. Uyu munsi icyo kurya urakibona humura. Cyo gusaba no gucurangira n'abana bakobwa indirimbo imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu, bitewe no kuri ubasha kuzicuranga. Wenda urabaye inspired, wenda usanga ubutaha no ugiye kubacurangira n'ahantu wenda bajya we kugicurangira ku muhanda gusa. Reka dutangire. Okay, mwatangira bakaririmba nkumva. Urwego nuririyeho uri negamiyeho ukora imitego y'umwanzi. Urwego nuririyeho uri negamiyeho ukora imitego y'umwanzi. Rurema rugira rugaba sinigeze mbona uwagutoniye ashabura cyangwa se ngo atere urwamo rwamaganya. Oh Joshua, tu me laisses jamais te chers enfants pendant les tragédies, tu es toujours là. Sinigeze mbona uwagutoniye ashabura cyangwa se ngo atere urwamo rwamaganya. Oh Joshua, tu ne laisses jamais tes chers enfants pendant les tragédies, tu es toujours là. Ngira ngo abantu bakurikiye iki kiganiro muri kumva ko ibi bintu bidashoboka. Ni gute ubura n'umucuranzi bwa mbere, umuririmbyi ahuye n'umucuranzi bwa mbere bagahuza gutya? Wumvishe ino ndirimbo yabimeze ite? Metri, ariko njyewe ntabwo wanyibwiye. Njye nitwa Miguel, ndi umunyamakuru wa Legacy TV. Miguel? Yes. Okay Miguel, abakobwa bakuye he? Abakobwa batuye hano, bavuka hano. Njye nakunze indirimbo yabo Nurika Ikigali, nakoze ibirometero 160 kugira ngo ngere hano. Njye rero natunguwe cyane kubona bwa mbere ndirimbanye n'abantu none bari kuririmba n'Igifaransa. Aya ni Igifaransa ariko bakita. Wumvishe icyo bisobanura?
kare shwi babwira se ngo musobana ari amagambo ubu nanjye nivyo nari ntegereje kugira ngo ko abonana n'abahungu kandi barasobanutse biragaragara rero nari ntegereje kugira ngo byibura baze ko mbati ibintu birimo babyumvise mwaririmbye mu gifaransa mwaririmbye ngo mubwire Germain hariya mu gifaransa ni kuvuga ushatse nyine Yeshua ni izina ry'Imana ni mu mazina y'Imana none tu ne laisses jamais nta na rimwe udutererana tes chers enfants abana bawe pendant les tragédies mu gihe nyine mu gihe cy'inkuru mbi wenda ni indirimbo yonyine bakuririmbiye ariko bafite n'indi yitwa urufatiro bahereyeho ariko Miguel no bacishaho umbwira numve kwicuranga Miguel hari akantu numvise hari undi rurimi numvise rutari igifaransa hari undi rurimi numvise rutari igifaransa bahara batangiye ni icyongereza kari akantu nako buriya ntabwo bakansobanurira nako bagusobanurira we put you higher tugushyize hejuru cyangwa tuguhaye icyubahiro bisobanura Alicia harya niko bambwiye Alicia ariko ibintu byo kuririmba bimaze n'igihe kingana iki ko mbona uzi kuririmba cyane numvise ijwi ryawe numva riranyuze Germain noneho we urundi rwego mu kanya nanjye muraza kuririmba nanjye ndirimbeho numve nanjye muraza kuma kanya ndirimbane n'umwe muri mwebwe cyangwa se muririmbe nanjye ndirimbe se muzanyigisha cyangwa muranyigisha kuririmba turava none byibura namenye kuririmba gucuranga byo ni ibisanzwe nacuranga gasekira ariko kubona nisanze ibintu bya gospel birantunguye cyane ngaho none reka baririmba indi yitwa urufatiro ya bambere bahereye bumva uburyo bafite Imana idasanzwe ngiye byanenze none uburyo bacurangiye wagira ngo nawe usanzwe cyane uko ari ubuhanga mu gucuranga ubu ni ubuhanga mfite mu gucuranga indirimbo ariyo yose nge nayicuranga ukorera Imana ukorera umurimo wo guhimbaza no kuramya ukorera Imana nta kibazo kabisa twongera amajwi nubwo bingoye urufatiro ruracyariho rwanditsweho Uwiteka azabantu be rwanditsweho Uwiteka azabantu be note ubwo nayibonye reka mbahereze note kugira ngo abone uko baririmbaniza sibyo Miguel umunsi nakubwiye ngo uyu munsi cyo kugira kibona nanone nagushyira muri gice giye kujya kuri stage ziri international izo nzozi ntabwo ugeze uziruka negeze ndyamara imwe ndota nujuje stade none wanzaniye abaririmbyi baturutse ntibari muri Amerika ntabwo ndi kumva karabi Rubavu basa naga ari imanga dore mukuru nuriya umukiranuri ariko numvise kucyo utambwiye ntabwo bari muririmba ijwi riri hejuru muri to hejuru undi akaririmba muri to yo hasi ninde uririmba iri hejuru yo hejuru ko numvaga ari ushyiramo kakantu bakita gukira akamelodike kari hasi sibyo nabyumvise rero Miguel aba bakobwa naje gusanga ari abahanga hari ukumva uyu ukumva aririmbye soprano undi we aririmbye alto mukanya ukumva noneho undi ari kuririmba alto abikuyemo asiga noneho niwe uri kuririmba soprano wanda ari kuririmba alto noneho ni uririmbye alto ukumva kwa abakobwa basa n'abantu nyine ukuntu bakorana mu majwi reka twumve abakobwa bararenze twumve indirimbo urufatiro nubwo bingoye urufatiro ruracyariho rwanditsweho Uwiteka azabantu be rwanditsweho Uwiteka azabantu be nubwo bingoye urufatiro ruracyariho rwanditsweho Uwiteka azabantu be
banditsweho uwiteka azabakomeye. Nubwo bingoye urufatiro ruracyariho, banditsweho uwiteka azabakomeye, banditsweho uwiteka azabakomeye. ngo nubwo bigoye uwiteka azi abantu be. Urufatiro ni indirimbo ya Alicia ndetse na Germaine. Izi idea zo kuririmba indirimbo nk'izi zikora ku mutima muzikura hehe, muzikuza hehe? Uwiteka azi abantu be, mwashatse kuvuga iki? Kadere kuri Alicia. Ubundi ni indirimbo iri mu kinyarwanda cyoroshye cyumvikana cyane, gusa hari ijambo ry'Imana nasomye muri Timoteyo, sinibuka niba ari uwa mbere cyangwa uwa kabiri, gusa aravuga ngo nyamara urufatiro rw'Imana ruracyariho, rwanditsweho ijambo ngo uwiteka azabe. Hari igihe nyine uba ubona ibintu byarangiye cyangwa ukaba ubona nyine utagifite icyizere cy'ubuzima, ariko Imana uko byagenda kose itavuze oya nta muntu wavuga oya, itavuze yego nanone ntawavuga yego. Rero nta mpamvu yo gukangwa n'ibintu tubona ngo ubuzima byagenze gutya na gutya, Imana nige na byose. Germaine, urufatiro. Urufatiro ubundi ni indirimbo yakompojwe na papa, then amaze kuyikompoza arayitwigisha, duha na lyrics, tubona ni indirimbo nziza irimo amagambo meza yubaka abantu kandi amagambo yumvikana atagoranye, then duhitamo nyine kuyiratira, turayikunda, turayikora, turayirepeta, then turayisoma. Ariko iyi ngiyi turi kuvugaho yatumye nzana yitwa Rugaba, nimwe mwayiyandikiye yose? Abana ko bafite impano bangana gutya bazi no kwandika indirimbo. Ubundi ibintu mbizi najyaga numva abantu ngo b'Abanyakigali, numvise uvuga ngo turuki Kigali, siko nabyumvise ra ngo abantu b'Ikigali ngo nibo baba bazwiho ngo kwandika ibintu by'indirimbo. Usanga twebwe abantu kenshi bo mu ntara usanga benshi batazi no kwandika, ukumva twe turirimba iby'abandi. Nk'ubu mwangiye nubwo wabonye ndi kudandaza umuziki ku muhanda, ariko nuvuga ngo ngende ndirimba iby'abandi, ntabwo ndamenye ko bandika indirimbo. Maze imyaka igera muri myaka 4 iri gusaga 5, kuko uko ubona ncanga hegitari maze nayize muri 2019 ntangira gucuranga 2020. Bavuga urumva ko maze imyaka 4. Wigeze ucurangira abantu benshi mu ruhame ahantu hateraniye abantu? Nigeze ncuranga rimwe ndahantu mu bukwe, nongera gucuranga nanone ndahantu abayobozi ari badusuye rimwe, ndavuga ni wowe kwikozayo nkareba ko byemera. Alicia na Germaine bagusaba kujya bacurangira ahantu hose bagiye wabikora? Sinkubeshya kuko aba bana nababonyemo impano, kandi impano nababonyemo iratangaje cyane. Kandi burya buri muntu aba afite nyine buri muntu icyo yakora ku rundi aba ari ubufasha atanze. Burya n'ijambo ushobora kubwira umuntu aba ari nayo naribwo ari support. Ngiro ndumva aba bana bombi Alicia na Germaine kuba nabahereza umwanya wanje nanjye nkagira icyo ntanga kuri bo, kuko nge no kuri pe reka nkoreshe ya mvugo nyine yacu twebwe abantu bo ku muhanda bankomye pe. Alicia, mwebwe mwakiriye gute uwo mucuranzi mbazaniye mbahaye ngajya bacurangira? Namwumvishe gute? N'ubundi uravuze ngo tuyende kureba umucuranzi, numvaga wenda nkanjye uba muri korali ibintu byose bisaba kubanza gukora practice, nyine mukabirepeta n'abacuranzi na note mukazifata mu mutwe izo muzaririmbira. Birantunguye cyane ko umuntu yacuranga indirimbo yawe cyangwa yacu atayizi kandi akabikora neza. Birantunguye pe. Nanjye mwantunguye. Indirimbo mufite yabacurangira? Yehe? Zabu? Indi Giswahili nakakora dufite ebyiri. Okay. Muririmba no mu Giswahili? Abakobwa nakubwiye ngo abakobwa ngiye wabazanye ngira nagize ngo bakuye mu ijuru, ko numva abantu bazi indimi nyinshi. Aho muri twumve ko yabasha kwicuranga. Ni baririmbe twumve. Yongera amajwi.
ninachokijua umefanya njia. Wow. Okay. Sijue jinsi ulivyotenda, ninachokijua umefanya njia. Sijue jinsi ulivyotenda, ninachokijua umefanya njia. Jinsi ulivyotenda, ninachokijua umefanya njia. Sijue 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 jinsi ulivyotenda, ninachokijua umefanya njia. Ibintu byose uzashyire Imana imbere, uzashyire Imana imbere kandi inzira zose zirafunguye. Turi kumwe rero na Alicia na Germaine nk'uko yababwiye, twagize amahirwe yo kubona umucuranzi mwiza nk'uyu nguyu. Njye namubahaye mu myitwarire ndumva abizi. Miguel, hari akantu numvise muri iyi ndirimbo, njye nakubwiye ngo ntabwo nzi indimi cyane, ariko hari akantu kankumye pe, umeze akantu arinde yawe kari akantu kankumye pe. Ako ngako kabisa. Sijue jinsi ulivyotenda, ninachokijua umefanya njia. Sijue ulivyotenda, ninachokijua umefanya njia. Ubutumwa mutanga mu ndirimbo mwandika yakwibaza ibikomeye Kristo yakoze mu buzima bwanyu. Nkawe Alicia, wenda ufite urugendo rw'ubuzima unyuramo buri munsi, ujya kwiga, hari byinshi ubona, byinshi wagiye uhura nabyo, hari ibyo Kristo yagukoreye. Ni nk'ibihe, ni ubuhe buhamya watanga? Umuntu wenda aba yaranyuze mu bintu byinshi, umuntu aba yaranyuze mu bintu byinshi atabura n'icyo ashimira Imana cyangwa yavuga ngo n'abandi bizera Imana. Nigeze kugira ikibazo
nigeze kugira ikibazo kinkomereye cyane nigeze kurwaraho mbona ko nta nzira hamwe abantu wenda uba wumva avuga ati nta yandi maherezo nyine ubwo ni ukugenda ni ugupfa ariko Imana ndayibona yitamurura mbona Imana inkiza abaganga byanze ahantu hose byanze wenda aba bamwe bavuga ngo wenda mfite imiryango ikomeye mfite inshuti wenda muri Amerika cyangwa he na he ningira ikibazo nzabitabaza abantabare ariko ibyo byose byari byarangiye mbona ubuzima bwanze Imana aho ngaho rero niho yigaragarije Imana ikunda kwigaragaza ku munota wa nyuma kugira ngo wenda utazanavuga ngo nari imeze neza Imana yaje imeze neza Imana ikabikora nta handi ubona icyizere cyose cyatakaye rero ushobora kuba ufite ikibazo wenda nk'icyo nari mfite nakubwira ngo ihangane kwihangana nyine bitera kunesha komeza usenge Imana wiringira Imana no kwiringira abantu cyangwa imiryango Imana yonyine niyo rurema cyangwa niyo rugaba of course yarakwimanye yaragwishe mu gihe byari bikomeye abandi bavuze ko birangiye iyo irakwimana no kuvuga ngo nta wundi muntu washyira akadomo ku buzima bwawe usibye rugaba Germaine wowe ubuhamya bwawe ni ubu ko wumva ko Kristo uririmba hari ibyo yagukoreye hari byinshi yagukoreye imyaka ugize amashuri wiga ni byinshi ubona ni byinshi isi izana sometimes ikaducaringa kwihangana bikatunanira nk'abana b'abantu ariko kubera Imana yonyine hari ibyo ikora jewe ndababwira nk'agakuru gato kubuhamya nyine mfite ikintu kinyemeza ko Imana igira neza njyewe ukumva n'ukuntu ari nyine kuva nkivuka naravutse abandi bana baravuka bagakura bageza nk'amezi angahe bagatangira kwiga kugenda bakagenda gusa njye nayo ngize imyaka 2 ntarabasha kugenda umwana w'imyaka 2 utarabasha kugenda ni ibintu bibabaje cyane nkagenda byonyine ngeze mu rusengero rw'Imana akaribwo mbasha kugenda nagera hanze nkicara icyizere ababyeyi baragitakaje babona ntazigera ngenda nyine ariko Imana yaje gukora ibitangaza Imana yankoreye ibintu utabasha gusobanura baransengera cyane abanyamasengesho ndabashimira cyane bakomeje gukora umurimo w'Imana ni ibintu byiza cyane bitabara benshi baransengeye mbasha kugenda mbasha gukira Imana yankoreye ibyo bintu ndinde ko utayivugira ndinde ko utayihamiriza nkabwira abantu ibintu yankoreye byandenze izakora n'ibirenze ibingibi izakora n'ibyo byose birenze ibyo yakoze kuko nta munsi idakora ntabwo isinzira buri munsi ngo ibitubereye maso mbere yuko dukomeza rero urumva ko ubuhamya bwanyu ni benshi bwafasha nawe wumva ko bitarashoboka nawe wumva yuko utabasha kuvuga uzavuga nawe wumva ko utabasha kugenda uzagenda nawe wumva ko uri mu bitaro dukurikiye muri aka kanya uzakira kubera ko nta mwana w'umuntu ufite iherezo ku buzima bwawe usibye Imana nabwo iyo iguhamagaye iba ifite impamvu iguhamagaye imirimo yagushyiriyeho ku isi hano uyisoje mubwire yuko uzakira aho uri utamerewe neza aho uri muri situwasiyo ikugoye niyo mpamvu Alicia na Germaine baririmba izi ndirimbo zo kugukomeza kugira ngo bakwereke yuko ubuhamya bwawe bwahindutse nk'uko ubwabo bwahindutse kandi ni byiza babiri imbere buriya uyu munsi aba ari itangiriro uyu munsi ushobora guhindurwa amateka ku buzima bwawe dukurikiye hanyuma hari indi ndirimbo mufite wenda dusoza mo nabwira abantu iyi ndirimbo aho bayisanga kuko nabonye ngiye kuri channel iriho nayisanze ari n'ubundi iri ku mazina ya Alicia ndetse na Germaine mukababwira na gahunda mufitiye abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda niba muzanaririmba mukarenga Afurika maybe n'isi yose ko muziki namuka kugira gahunda mufite ni iyi ubwo turabanza dusubize cyangwa turabanza musubize subiza izo byo gusubiza mukabanza mukarebana kugira nyine tutavugira rimwe mwakoze twebwe niba numvise gahunda dufite mbese ibyo bifite abanyarwanda yego n'inshuti z'u Rwanda muri muziki wanyu avuyemo iyi future ni iyi mukaduha indirimbo zizi uyu munsi ejo mukabihagarika ubundi baravuga ngo umuntu arapanga n'Imana igapanga twebwe vision dufite ni vision nini cyane dushaka kugera kure dushaka ko ibihangano byacu bigera kure bigafasha benshi ariko
twebwe byose twabihariye Imana nizi byose, nizi ikidukwiriye, kuko ushobora no kwifuza iyo vision yawe ukifuza ibintu binini, ariko Imana ikabona ko nubigeramo bizatuma nyine utagakiza ukagana mu bisi, nyine abo Bibiliya akenshi ikunda kwita bisi ni abanyabyaha. Ariko twebwe mbese byose twabishyize mu maboko y'Imana. Ibyifuzo yego birahari byinshi, gusa Imana byose twarayibihariye, izakora nyine ibyo ubona ari byo byiza, izatugumisha mu gakiza. Murumuna wanjye arakoze ku bintu avuze, ni nabyo nawe ndongeraho duke cyane ku byo yari avuze. Warutubajije vision cyangwa niba tutaje ngo natwe duhite turekera ikintu, ntabwo tugiye kurekera ubu, turakomeje. Nicyo nasubiza kuri iki. Kindi ikintu turifuza ko ubutumwa buba buri mu ndirimbo zacu bwagera ahantu henshi, means kuri channel yacu nyine ifite views nkeya, ubwo bivuze ko n'abayumvise ari bake. Icyo twifuza rero ni uko byagera ku rwego rwo hejuru, abantu wenda uretse no kuvuga mu Rwanda gusa, bikaba byagera no mu bindi bihugu nyine outside of this country, bakaba bamenya nyine ubutumwa dushaka kubahereza bukagera ubwo ku isi hose. Niko tubyifuza. Niki mwasaba abanyarwanda rero kubashyigikira, bagakunda indirimbo yanyu, bagakora subscribe kuri channel yanyu ya Alicia ndetse na Germaine? Icyo twabasaba, icya mbere ni ukubashimira. Turashimiye ukuntu nyine mwatweretse urukundo, mukatwereka ko mukunze ibintu byacu, byaduteye courage yo kuba twakora n'indirimbo ya kabiri. Rero ikintu nabasaba muri uyu mwanya ni ugukomeza n'ubundi kudushyigikira. Ubundi ni mwe bantu dufite. Ikintu nabasaba ni ukujya kuri channel yacu Alicia and Germaine, bakajya bakora subscribe, bakora like na comment. Niba ari wenda ari icyo babonye kitagenda neza bakakitubwira tukazagihindura, niba ari n'ibyo gushimwa bigashimwa. Nabonye hari imitima myinshi abantu bafashijwe, bakiriye agakiza. Twabikunze. Biriya ni byiza ko wakwerekana reactions zawe ku kintu runaka, zigitera n'umuntu courage, wenda niba ari n'ibyo yakoze nabi ukabivuga akaba yahindura. Turabashimira cyane, tunabasaba gukomeza kudutera imbaraga, mukareba mugasharinga n'abandi bakaba babyumva. Nimwe dufite, twafashanya ibintu bikagenda neza. Murakoze. Bakomeze badushyigikire, babashyigikire kugira ngo muduhe indirimbo ya gatatu. Vuba cyane, niba batabikora ntabwo muyiduha. Barabikora. Ni ukuvuga ngo nk'uko nabikubwiye, si ugufasha aba bana gusa, ngiye niyemeje, ngiye nanakijijwe. Nakijijwe ibintu byo ku muhanda wacu. Murumva ko ubutumwa mutanga mu muvanye ku muhanda rero. Ubu ngiye mvuye ku muhanda, ntabwo nzongera gucuranga ku muhanda. Ntabwo nzongera gucuranga ku muhanda kabisa. Muzakomeza gukorana na Praxis mujye mujyana mu bitaramo. Nta kibazo cyane, abizwe. Nabo bazi kuririmba, Imana yarabasize. Tugana ku musozo, mwashyira n'indirimbo imwe mukagira ubutumwa mutanga. Nzongera amasure, nzakomeza kubashyigikira ko mufite Imana idasanzwe, kandi nzi ko n'abanyarwanda bose bazabashyigikira. Inshuti z'u Rwanda zose zizabashyigikira, kuko nta muntu wanga ubutumwa bwa Kristo, nta muntu wanga ubutumwa busa n'imitima, ubutumwa bufasha, buruhura, butanga icyizere. Mwashyiraho indirimbo tugasoza. Ndaririmba numve. Yumve neza bagafata amanota. Ndirimba cyane. Ahoraga njya kubamba amashimwe y'abandi, arebera mu madirishya abandi batumva, gusa utarabona ku butoni baraza bazuba byavuye. Ahoraga njya kubumba amashimwe y'abandi, arebera mu madirishya abandi batumva, Yesu utarobanura ku butoni araza
umunezero kandi mfite amasezerano atabarika wampaye. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, zaburi ndirimba si ya bene Asafu, nimva mutima ayisange mfite ubuhamya bw'igendera. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, zaburi ndirimba si ya bene Asafu, nimva mutima ayisange mfite ubuhamya bw'igendera. Zaburi ndirimba si ya Dawidi, zaburi ndirimba si ya bene Asafu, nimva mutima ayisange mfite ubuhamya bw'igendera, mfite ubuhamya bw'igendera, mfite ubuhamya bw'igendera. niba udukurikiye ahantu hose waba uri mu Rwanda, muri Amerika, Australia, hehe, Uganda, Tanzania, Kenya, kugira ngo muri kumva impano y'abana b'abakobwa bakina impano idasanzwe, baririmba baramya tukageza ejo, kuko indirimbo zabo ni ubutumwa bukomeye. Barakubwira ngo zaburi baririmba ntabwo ari iya Dawidi. buri muntu afite ubutumwa Ubuhamya bwe. uramenya wowe uri kugenda ufite ubuhamya budasanzwe, ufite icyo wavuga kigahindura ubuzima bw'abantu benshi, wabicishije mu bihangano, babicisha mu kuririmba ndetse no guhamagarira ngo bigere ku bantu benshi. Dusoza n'ubutumwa wahereza mu bantu muri rusange kuri iyi si, turi mu byinshi bitandukanye, ubutumwa bw'isanamitima se, ubutumwa watanga nka Misiyana Jeanne bwo yatanga, ndetse n'uyu mupapa dusanzwe ucuranga ku muhanda yatubwiye ko yanakishijwe, hari uko yafashijwe. Uyu munsi atubwire nawe icyo uhinduye ku mateka ye nk'umuntu ufite ubuhamya butariho bwa Murakoze. Njye ikintu nasoza mbwira abantu ni ugukunda gusenga. Buriya navuga ngo ni ukugira Imana inshuti. Iyo ufite inshuti yawe, igihe cyose uhuye n'ikibazo wihutira kureba ya nshuti, kandi nayo irakwakira kuko aba ari inshuti yawe. Rero akenshi muri iyi minsi usanga abantu tujya gushaka Imana ari uko twagize ibibazo, twajya gushaka Imana ari uko wenda twahuye n'ikibazo kikadukomera tukabona kwibuka Imana. Ikintu navuga nk'ubutumwa, ikintu kindimo muri iyi minsi ni ugusenga cyane cyane, tukagira Imana inshuti, kubera ko ufite inshuti iyo uhuye n'ikibazo niyo witabaza mbere. Tugire Imana inshuti, dukunde gusenga, naho ibindi byose Imana niyo ibigena. Imana itavuze nawe wavuga oya. Murakoze. Nanjye ubutumwa nahereza Abanyarwanda bwa mbere ni uko nyine bafite gukundana bo ubwabo. Urukundo ruhera kuri bo hagati yabo, bagakundana, kuko iyo ahantu urukundo ruri, ahantu urukundo n'ubufatanye buri, nta kijya kibananira. Mbere y'uko Imana n'ubundi yavuga ngo Imana, hari ijambo ry'Imana rivuga ngo mbere y'uko munkunda mukanyereka urwo rukundo, mwebwe ubwanyu mujye mureba, ujye ureba mbese mugenzi wawe umubone mu ishusho yawe, mukundane. Mbese Imana ishishikariza gukundana. Yewe ubutumwa naho Abanyarwanda rwose ni ukongera urukundo muri bo, kandi ibindi byose iyo mukundana mugakunda n'Imana umuremyi wa byose, kuko dufite Imana ivuga, Imana ikora, Imana yumva. Imana nta kintu yakwima ufite urukundo ukirinda ibyaha. Murakoze. Icyo nabwira abantu badukurikiye, ndavuga ngo ikintu cya mbere ni ukwizera Imana, kandi urabona kubera ko aba bana bakurikiye Imana barasa neza pe. Impamvu nanjye niyemeje gukizwa, kuko nanjye urabona ahubwo njye natunguye mbonye bazanye, njye naje niyambariye gutya nzi ko nje ku gatwiko, ngiye ko nabona nabo baje bambaye umukara n'inkera. korari twasanze mwese n'umukara amabara meza cyane, afite ikintu cyiza asobanura. Byantunguye cyane rero, ariko buriya iyo wizera Imana byose birashoboka, kuko urabona nari ndi hano ku muhanda, ariko kubwo nyine amagambo meza nagiye bavuga ubuhamya bwabo binkora ku mutima,
deja n'umuntu uri kureba iki kiganiro nawe ubwe afite ubuhamya bwe, kandi ubwo buhamya bwe nibwo bumugize uwo ari we. Bivuga ngo rero byose bisaba kwizera Imana. Aho waba uri hose, waba uri mu kabari, wizera Imana ugahinduka. Mbese ubu butumwa bwiza nukomeza kubwumva, ukomeje gushyigikira aba bana, hari byinshi bari gutegura bazaduhereza, hari byinshi bari gutegura bagiye kuzaduhereza bizadufasha gukomeza kugira ute gukizwa ndetse no kwiyubaka mu buryo bw'iki bw'agakiza. Ubwo rero bakomeza kubashyigikira, nabo bakakomeza kubona inkunga yabo, aribyo twakomeje kujya tubabwira subscribe, like ndetse na share, deja bagashyiraho na comment zabo. Ibyo nyine nabyo ubwabyo hari icyo bizaba bihinduye, bizaba bigaragaje ko nawe ahari yagize ute yakiriye agakiza. Ubwo rero uwavuga ibyo gukiranuka kwa Yesu ubwo ni byinshi, ntabwo yavuga ngo abirangize, ariko njye numiwe nakijijwe pe. Nakijijwe abadukurikiye rero, ngira ngo nawe udukurikiye hari icyo cyagufashije. Abana bafite Imana idasanzwe, ndagira ngo tubashyigikire, kandi ndabizeza yuko irari itangira ariko kandi sinaryo herezo. Mugiye kugera kure, kuva njyewe niyiziye hano ndabizi neza ko ubuhamya bugiye guhinduka, amateka agiye kuba manini, muzagera kure, ubuhamya buzagera kure, muzaririmba isi ibumve, kuko mufite Imana idasanzwe. Why not mutaririmba mugakora na tuwa muri Amerika? Abantu bafite impano idasanzwe imeze gutya, njye byandenze. Wenda namwe mudukurikiye mushyire imitima muri comment, imitima myinshi, amagambo yagufashije ari muri zino ndirimbo zabo uyandike muri comment, uvuge ngo iri jambo ryamfashije. Ukomeze ubashyigikire, babe inspired cyane kugira ngo bakore n'ibindi bihangano byiza, kuko bafite gahunda yo gukora kandi ntibazahagarara. Nanjye nzakomeza mbasure, reka mbashimire, babwire ko twagize ikiganiro cyiza kandi nzagaruka. Mwebwe mwacyo bishikuye ikiganiro twagiranye cyiza cyane. Nzagaruke, Yero uzagaruke kabisa, uzagaruke. bashakira no mu bucuranzi. Komeze rero mugire courage, kandi Imana izabashyigikira. Nta muntu n'umwe uzigera abangamira impano mufite, izagera kure. Mwe mukora indirimbo zanyu, mwandika indirimbo nziza zifasha abantu, Imana nayo izabashyigikira, kandi Imana yabashyigikiye nk'uko mwabivuze. Nta muntu wayihakanyira, n'umuntu washyira iherezo kuri kariyeri yanyu. Ndagira ngo mubwire ko ari inzira nziza mwahisemo, kandi hari na benshi bifuza yuko babigiraho, kandi mutabigaragaje ngo muririmbe indirimbo nziza nk'izi ngizi, nta bandi bahanzi twazabona, hari n'abandi bazabaho kuko mwabayeho. Ndagira ngo rero mushyire iyo nganzo mufite hanze, ifashe abantu benshi batandukanye. Imana ibagirire neza. Murakoze cyane.